Nadine mu byishimo byo kwakira impano idasanzwe. Muzara na Kazeyo baramukiye mu maganya. N'urunana. Ese ugiye kutagiye kwiga Muza? None se waha waje kwicara niho ishuri riri? Genzo harifitiye niyo wamiki sinashobora kujya kwiga. Aho njya n'ubundi ni ukugenda bakirirwa abantu ukagura ngo ababyeyi bacu banze kwishyura amafaranga y'umusanzu w'ifunguro rya saa sita. Uvuga ko bashobora no kutabiduha. Nuzi ko nawe yavuze ngo hari igihe abana iwabo batishyuye amafaranga yo kurya bazajya babibima. Ngo kugira ngo ababyeyi bakunde bishyure da. Shaho papa na mama ukuntu bikundira inzoga. Ari amafaranga nayo bakwishyura niyo wabwira ngo tumaze icyumweru tutarya. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kwirwanaho tugashaka uko tubaho kuko twazicwa n'inzara turebye nabi. Reka rero nkwereke. Ubwo tutagiye kwiga. Ngwino turebe ahantu tujya mu bakire. Tuhicare. Nibajya kurya baragira isoni baduhe. Ubu se twajya kwashyaka niba amaze kujya mu kazi kandi ku bya saa sita uriya mukozi wabo ntacyo yatumarira. Ubu se tujye kwa Filipo se ko nabo ari abakire batabura ibyo basigaza tukabyirira. Budensiya nawe dusanze akatubaza impamvu tutagiye kwiga se, ahubwo mfite igitekerezo cy'aho twakura ibiryo kandi ntanga ririmo kazi. Hese ko uyu munsi isoko rya Nyarurembo ryaremye waje tukigira mu isoko. Ko nta mafaranga se dufite ngo turagura n'irindazi turabona icyo turya gute? Turagenda tureba abantu dutwaza ibyo bahashye baduha ibiceri tugura icyayi n'amarindazi. Abantu bakeneye batwaza ari uko baguze ibintu byinshi kandi bagatwazwa n'abasore. Urumva se rindo waduha utuntu duke ngo tutumutwaze kandi nawe ashoboye kutwitwaza Muza. Ariko mu isoko ntiwabuririza icyo urya. Harimo n'abaza gucuruza ibijumba, amacunga, amapera, yajya kwikora kimwe kikamucika kikoga hasi ugahita ugitora ukabura gikucuye. Cyakora ukubise nk'amapera 3 n'ibijumba nka 2 waba uhaze da. Kimwe nuko wakwigira no muri restaurant wawe n'umukire ushigaje ibiryo ukamubwira ati ibintu mbyirire. Wariye wa mwana we. Shana ndi umwana uramurenganya pe. Cyeka nushaka ko atera itama nk'iryo utera. Nyine natamire tugende. Aramira akayiko kamwe akanwanganwanga washya agakecuru katagira iryinyo na rimwe mu kanwa koko. Nadi nibe n'agakecuru agafite ishinga ikomeye. Ingaye bose kushaka umwana arya vuba vuba kandi abimenye we ntayafite. N'agashinya kike kaba kacyorohereye cyane. Reka natinze mujye ibintu byo kugabura umwana wihuta byagusaza pe. Uramuha ntatamira kandi kumujyana nta kintu nariye nabwo ariko kagira ngo ni benshi. Ariko nyibyo urimo namakosa. None so we nuko kugabura umwana bisaba umwanya uhagije Nadi mukicana akarya gake gake ku kigero cyo kugeza hazi. Nyine ibyo ndabizi. Nonse yatera abinyigishije kubanza ugakaraba intoki ubundi ukicara kugaburira umwana. Ariko nyine uyu munsi nagize impamvu zituma ndi kwiruka pe. Urashaka kujya kuri muri fire yo gukora amandazi se? None se gihe hatuma ushishukara umwana ngo narye vuba ukigenda Nadi. Urabizi mujye ko nabishyuhiye we uravuga iki? Ni neza Nadi. Nyine ejo Patrick yanyemera umurimo kujya ntihingira ngo mbone bitunga umwana. Ubwo rero ndashaka kugenda hakiri kare ngo mufatirana hanyereke. Nta wamenye njya numva ngo umuntu ahinduka nk'igicuda nk'imvura mbabara atampinduka nakakagiza we. Patrick ubwe niwe wibwije kwemerera umurimo wo kugihinga cyangwa arivugisha uti uwamakama ko kujya mpinga. Reka ibyo cyo narabitekerezaga. Ntabwo nagize mbitekereza pe. Nuri kunakisha abantu tutwifungira imigisha. Wahora n'iki mujye? Rebe iyo muri bwa bujibwe bwo kuma umwana ngo uri kumwitira ko yakubabaje utwite. Wahora n'iki wa mubyeyi? Wa mubyeyi wese nyine ntubizi ko ubwenge buzubujije buhise. Aro, makuru se mama? Amakuru? Ahubwo amakuru yawe ari wowe. Koko ngo hamagare 5 kose unyihorera. Nikoreya. Kwihorera nyoko wumva bizakumarira. Ntabwo nabimenye mama. Nari nayisize mu cyumba njya muri dushe gukaraba. Ubwo rero sinayumvaga. Gusa nanjye numvaga nza kuguhamagara tukavugana. Wowe umpamagara? Waretse kubeshya mwana wanjye ko mbizi ko mu minsi iri imbere ahubwo uzabutana nyitaba. Oya rwose ntabwo byashoboka mama. Ese ubwo nakwanga kukwitaba habaye iki koko? Ndabizi yo ngo hamagara nkubaza amakuru unuka mu matamatama. Ariko mwana wanjye si igitutu mba ngushyiraho rwose. Ni igishyika mba ngufitiye nk'umubyeyi. Mama ndabizi nk'umubyeyi rwose ntibyabura guhangayika. Ariko humura nanjye ndabizirikana. Wabizirikana se ukabikoraho ikireya? None se mama ko nawe ubizi mu muco wacu umukobwa ategereza bakamurambagiza urumva nabikoraho iki? Mwana wanjye kutari umukobwa mubi. Kuri umukozi ufite akazi. Urambwira ko wabuze umuhungu kubenguka koko cyangwa ubwo bwiza bwawe buragushuka mwana wanjye ukabenga? None se hari umukobwa utabenga mama? Abambenguka nyine ntibabura
ariko nanjye mbanza kugira ibyo ndebaho. Yego ndabyumva ntiwayora ibije byose, ariko nanone uzirikana ko imbenzi ya cyane idahera kwishyigirigwa. Ese urabizi mama, ni nk'akabanga ngiye kukwibira, mu minsi iri imbere nshobora kukuzanira umushyitsi. Ntiwumva ahubwo ijambo nk'iryo ni ryo mbashaka rwose. Nyine hari umusore w'inaha dukundana, turi gutegura kuzaza kubasura, gusa nari nanze guhita mbibabwira kuko ntituramara kubinoza neza. Ariko ngenda inyoko ntacyo ugomba kumpisha mwana wa. Nyine ntabwo naguhisha, ariko numvaga nshaka kuzakubwira namaze kubishyira ku murongo neza, nkubwira n'itariki n'iyi. Ariko nyine kubera igishyika cyawe bitumye mbikubwira mbere y'igihe. Oya humura nta kibazo mwana wa. Ubwo ni nko mu matariki angahe? Kandi nakubwiye ko tutaramara kubinoza. Nitumara gufata itariki nzahita nkubwira mutangire mu mwitegure. Gusa ukibuka ko nta wundi ugomba kugira icyo abimenyaho uretse jye nawe gusa. Ubushaka n'uwandika akabari wa Nadine. Ninde uvugisha? Ni hahandi ibyo wivugisha byose turabisangira. Ese burya niwe Rufo? Usiko nanaye bo muri kumvugisha no kuri wari we. Ni ngewe. Baramutse Nadine. Mwaramutse neza. Kwahuri. Kuki se navuga ngo turabisangira uri gufunga gugende? Ndimo ndagenda hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kureba Rufo. Ngereyo numva gufunga nkagira ngo urimo urafungura ngo ujye mu nzu. Oya ndimo ndagenda. Niko se wanshaka se ngufungura tuvugana gakeya. Oya. Ubwo ufite gahunda yihuta si ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ko ngukerereza. Nakubwira muri make cy'ingenza none ukikomereza gahunda zawe nta kibazo. Yewe niba ntacyo bitwaye nibyo byiza. Nanga ko muva ko nabasuzugwe nkabaheza inyuma y'urukinze pe. Reka oya se nibiki. Icyangwa nuko tuvugana kandi ukumva icyo abayobozi bakuntumyeho. Ngo icyo abayobozi bakuntumyeho Rufo? Nakoze iki se kandi ko Nadine nta makosa aneranya n'abayobozi ngenderamo koko? Nakoze iki? Oya ntabwo ari amakosa. Ahubwo ubuyobozi bwakuntumyeho kubirebana n'ubukode bw'inzu bamwe. Ngo birebana n'inzu? Ye baba we mugiye kwinkwamo Rufo? Ambo ntabwo ari ukwigukuramo byo kuvuga ngo uva ngaho ugende. Yewe Imana ishimwe da. Ariko ubuyobozi bwambwiye ko nkwibutsa ko igihe cyo kugukodeshereza kiri hafi kurangira. Noneho ndagiye mu kabyaye mu kagakabaho. Mana we. Oya Nadine umazemo ni kinini. Burasabwa noneho kwishakira amafaranga ukajya wishyurira cyangwa se ugashaka ahandi ujya inzu ukayisubiza ba nyirayo. Ubuse ni wankorera ubuvugizi Rufo bakongera nyine bakanteza nk'andi mezi 6 byibuze. Ako Nadine ubuvugizi hari uko ntagize koko. Nabwo warakoze pe. Aya sandi mezi 6 mazemo bari bakongeje. Nuko ari ubukene. Ariko nanjye umurenge ntacyo nawushinja pe. Baramfashije barangwa no mu bikomeye cyane igihe ntari mfite aho kurambika umusaya. Pe barakoze. Urumva ko rero wowe aho ugeze bakuretse bakajya gufasha undi mu kibazo nka kiriya wari urimo muri kiriya gihe ntako batagize. Rwose pe baramfashe bituma mbana uburi bwo gutangira kugira utwo nikorera kandi utwe dutangiye gufata umurongo. Aho rero niho ukwiriye gushingira nawe ukigira ntukomeze kuba umutwaro kuri leta kandi yaragufashije kugira icyo wigezaho sibyo? Yego pe wenda kubona amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi ntibizanyorohera ariko uko biri kose ubu biruta uko byari biri imbere. Nuko ndashima pe kuko burya ngo ndashima ntiyongerwa rwose. Kwaje Karamina. Wicare Pascal. None se ugira ngo nicare hehe handi Stefan? Kose mukoza kwifunengeza muri aka kaguni wenyine. Uranga ko hagira ukuvumba. Wandetse Stefan. Uranshaka wiki wagiye ukaka inzoga ukanywa ukandeka. Sha Pascal. Ubanza none hatari bizima pe. Ubu ni bizima. Biraba bizima se wisi mwankundi. Byagenze biteze. Cyangwa sha wongeye kurwara n'umugore aragutimbo. Ibibazo mfite birenze uburwayi. Birenze gutukana cyangwa kurwana n'umugore. Wasanga ndi gukina mu bikomeye da. Mwapfusha undi mwana se Pascal. Oya, abana nta kibazo bafite rwose baraho. None se byagenze bite? Ko ndiba ubusa nk'uwataye umutwe. Stefan. Reka nkubaze. Yego. Ubaye uri umugabo ufite umugore wawe mubana neza nta kibazo mufitanye. Wivunika rwose n'ubundi ngende umugabo kandi n'umugore ndamufite ndetse tubanye neza nubwo yenda nta zibana zidakomanya amahembe. Ariko rwose ubu nta kibazo kidasanzwe dufitanye. None se wabyifatamo tugiye kumva ukumva ngo umugore wawe mubana yaguciye inyuma.
kandi akaguca inyuma ku mugabo wiyita ngo ni bosi we. byose utangiye kuzana n'ibiki? Oya ndakubajije nsubize. Nkawe ugiye kumva ngo Nyiramariza yaguciye inyuma ku mugabo avuga ko ari bosi we ndetse akanamutera inda y'impanga. Inda y'impanga? Impanga z'abakobwa cyangwa z'abahungu cyangwa n'iz'umuhungu n'umukobwa? Ese ko nkubwira uko ikibazo kimeze ukagira ubwoba hari icyo wikeka? Utambajije byinshi wowe nyibwirira uko wakwitwara muri icyo kibazo. Nicyo nshaka kumenya gusa. Ebyo ndumva ngewe ntagomba kubibazwa rwose kuko Nyiramariza wanjye ntabwo yanca inyuma. Icyo ni icyambere. Ni amahirwe kuba ufite umugore mwiza rero udashobora kuguca inyuma. Ngaho nyibwirira uwo mugabo waciwe inyuma ukagira amahirwe yo guhura n'iyo mbwa yiyita bosi yagutereye umugore inda. Kuko no gutukana Pascal. None se ko wavuze ko ari umugabo yahindukira akabimbwa gute? Ntacyo reka tuvuge ko ari umugabo da. Uhuriye ahantu n'uwo mugabo w'umbwa wagutereye umugore inda muri mwenyine wamukorera iki? Hanyuma Nadine ni ukuva kuri uriya muyenzi ugatambuka ukagera hahinze ibijumba ukongera ukazamuka gutya ukagera neza neza hano ku rugo ahangaha gutambika hirya se ni ukugarukira kuri kiriya giti ndeba kiriya kisombe cya kiri hirya hariya neza neza urabona kiriya giti cy'isombe kiri mu rubibe aho ngabanira na ba data wacu. Yego urakoze Patri, urakoze rwose pe, Imana iguha umugisha mwinshi. Ibi ni ngombwa ko mbikora Nadine. Ntabwo umwana wanjye agomba kubura indyo yuzuye cyangwa nawe ubura amashereka yo kumwosa kandi mfite isambu ihagije. Nanjye ndaje nkureke ko ntari umunebwe, nzi gukura amaboko mu mufuka ngakora. Ahantu mpaye nzahabyaza umusaruro ku buryo ntazongera kwicwa n'inzara. N'ubundi icyo nicyo nshaka Nadine. Niba uri umusongarere nkanjye rero wumva utazahahinga umugire nzashakira undi uzahabyaza umusaruro. Byihoresha buriya se twahuye njya gushakashaka utuvuga mu mirima ya rubanda ari uko nezerewe, ahubwo mbwira ubu nta gapapuro twandikirana ra? Agapapuro ko gukora Nadine? Nyine kemeza ko hampaye kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nintangira kuhahinga. Hatazabiki umurima ko ari uwanjye, umwanzo wo kuwuguha nkaba ari ngiye ufasha, inyandiko ushaka n'iziki Nadine? Nyine nubwo wowe utari muri abo ngabo ariko kuri ubu hari igihe uvuga n'umuntu ikintu ejo ugasanga yabihinduye da. Ubu se Nadine nasinze? Niba nasinze se n'ejo ntakomereye nasinze? Ntabwo wasinze Nadine, humura rwose shyira umutima mu gitereko, umurima nawe ukwemere n'abitekerejeho bihagije. Mana yanjye ndumva ntazi icyo nakora nkore ko nezerewe pe. Ati nguheke cyangwa guteye. Urampekana n'umwana se ko numva rira banza umuhose mbere na mbere. Nyine ashobora kuba ashonje aheruka kurya kare tukiri mu rugo. Wamuhaye ibirezi? Reka tuzamuke tujye mu rugo nk'amazi nkarabe mu ntoki sinamwotsa nta karabe. Ubwo surasa nabikora utakuhera umwana ibere koko kandi arishaka. Umuntu avuye mu rugo woza ukaba unambaye neza, umwanda uri hehe? Yego navuye mu rugo noze ariko sawa twahuye nasuje banganitse. Naho mu murimo ibintu nakozeho bingana gute se? None se Nadine, ndakumva Patrick, buriya bare bagore mbona mu isoko bose bafite amazi yo gukaraba intoki ko bana barera bagakuramo ibere bakabaha? Barabikora ariko nta makosa. Niho haturuka indwara z'impiswi, inzoka zo mu nda, umwana agahora arwaraguka indwara ziterwa n'umwanda. None se Nadine, ndakumva ubu utarakaraba intoki ntabwo ushaka kwicara hasi ngo umwana ibere arekera ukuja koko? Patrick nakozwe ibyo kwita ku isuku yo konsa. Nadine asarabaje gukomera kuri izi ngamba avuga, naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.